Nyumva neza witonze mwana wanjye, kandi ibi bintu bizirikane. Niba udaha agaciro igihe cyawe, n'abandi bazaha igihe cyawe agaciro. Abantu bakomeye muri iyi si kurusha abandi si abarwanira mu maso y'abantu, ni ba bandi barwana intambara zimwe na zimwe tutabonesha amaso. Uburibwe uri guhura nabwo uyu munsi uhwanye n'imbaraga uzaba ufite ejo hazaza. Mu gihe uri kwandika inkuru y'ubuzima bwawe, ntukemerere umuntu uwo ari we wese utari wowe gufata ikaramu. Gira umurava kandi ukomeze ubuzima, kuko twese turi abantu kandi turakosa. Igihe nicyo kintu cyo muri bikomere byose. Niba ubona bidakunda, wowe biharira igihe. Guseka cyane no gusinzira bihagije niwo muti wa mbere mwiza w'ibibazo hafi ya byose. Rimwe na rimwe uratsinda, rimwe na rimwe ukuramo isomo. Kubabarira ntabwo bigirira umumaro uwo wababariye gusa, ahubwo nawe bigusigira amahoro y'umutima. Rimwe na rimwe ntabwo tugeragezwa ngo tubone intege nke zacu, ahubwo rimwe na rimwe tuvumbura imbaraga zidasanzwe twifitemo. Uko ubwonko bwawe buhereza umutuzo mwinshi, niko burushaho gutekereza neza kurusha ikindi gihe cyose. Iga guteka indyo zitandukanye hakiri kare, kuko nibwo bumenyi bufite agaciro mu buzima bwacu kurusha ubundi bwose. Ushobora kwihangana ni ikimenyetso cy'uko ufite imbaraga zidasanzwe. Rimwe na rimwe ni byiza kureka ibiryoshye bikagenda, kugira ngo uhereze umwanya ibiryohereye kurushaho. Ntukagirire imbabazi umuntu wese ushaka kugusuzugura, kandi nawe ntukisuzugure. Tega amatwi cyane kurusha uko uvuga, kuko ubumenyi bwinshi buturuka mu guceceka. Iga gukoresha amafaranga makeya ufite, kandi uwo mugambi ntuzawuveho. Ibyo byose abantu bagutekerezaho, nta kintu na kimwe kikureba muri byo. Ubwitonzi nicyo kintu cyonyine umuntu utumva abasha kumva, ndetse n'impumyi ikabasha kubibona. Guhangayika bimeze nka ya ntebe yizunguza. Iyo uhangayitse uhora mu kazi, ariko nta nyungu ugakuramo. Nta na rimwe ushobora gutangira shapitire nshya y'ubuzima mu gihe ugisubiza amaso inyuma ugasoma shapitire zarangiye. Rimwe na rimwe kugira umurava ntabwo ari ugusakuza, ahubwo umurava ni rya jwi rituje. Iyo umugoroba ugeze rigira riti zongera gerageza ejo. Nta na rimwe uzigera ubona umukororombya mu gihe urimo kureba hasi. Igihe cyose jya ugerageza kwishyura amadeni ufite, kuko bizagutabara mu gihe kizaza. Ukwihorera kwa nyako ni ukugera ku ntsinzi ihambaye. Uko utanga cyane ni nako wakira byinshi, kuko umutima wuzuye ugaragazwa no gutanga. Ibihe bikomeye ntabwo bihoraho, ariko amazina y'ibihangange ahora yibukwa iteka. Ubukungu bwa mbere bukomeye si amafaranga, ahubwo ni igihe. Koresha igihe cyawe neza kandi ushyiremo ubwenge. Ubwato bugira umutekano iyo buri ku mwaro, ariko uwabuhanze ntabwo ari cyo kintu yabukoreye. Uko ufasha abandi n'indorerwamo y'uwo uri we, ntabwo biterwa n'uko abufasha bameze. Witegereza igihe cyiza ngo ukore ibyo ugomba gukora, ahubwo aka kanya ufite amahirwe yabyaza umusaruro mu gihe. Yizere wowe ubwawe, ibisigaye nabyo bizatungana. Ntugire ubwoba bwo gufata risike no kugerageza ibintu bishya, kuko ubuzima ni butoya ugereranyije n'amahirwe ahari. Ikintu cyose ugiye gukora ujye wigengesera, kuko ni ikimenyetso cy'uko ukuze. Iruhutse ubikuye ku mutima, kuko ni umunsi mubi, ntabwo ari ubuzima bubi.
wivuga ngo umunsi umwe, ahubwo uvuga ngo aka kanya, kuko umunsi umwe ushobora kutazawubonaho. Uko udukorwa twawe dutoya duhindurira benshi ubuzima. Uwo muntu udakora amakosa mu buzima bwe, n'umugenzura uzasanga nta n'icyiza yakoze. Ikintu kimwe kitazavaho ni impinduka. Zakire kandi ujyane nazo, nibwo uzabasha gutera imbere. Jya usaba uburenganzira kandi ushimire. Ibi bikorwa ujye ubikora igihe cyose mu buzima. Ntabwo ushobora guhindura ahahise hawe, ariko ushobora gutegura ahazaza heza wifashishije amasomo wize mu hahise. Ni byiza cyane kuba wenyine kurusha kugendera mu kigare. Nuhagarika gukora ibibi, ibyiza bizatangira kuyikora mu buzima bwawe. Nta na rimwe uzigera umenya ko uri umuntu ukomeye, kugeza igihe kuba umuntu ukomeye ariyo mahitamo yonyine usigaranye. Uburyo bwa mbere bwiza bwo kwigirira icyizere ni ugutangira gukora bya bintu bijya bigutera ubwoba. Umugezi ubasha kwasa urutare atari uko amazi afite imbaraga, ahubwo kubera ko yahatirije cyane. Nta esanseri izakugeza ku ntsinzi, wowe biragusaba kurira ingazi. Risike ya mbere ikomeye ni ukudafata risike. Ibyishimo si ikintu wegeze inyuma ngo uzakigereho, ahubwo ni ikintu ukora muri aka kanya. Ubuzima ntabwo buba bwiza kubera amahirwe, ahubwo buba bwiza kubera impinduka. Jya umarana igihe kinini n'abantu bakuze, kuko inama zabo na experience yabo ni ibintu by'agaciro kanini cyane.